Ushobora kuba ujya wibaza impamvu wirirwa utandukana n'abakobwa benshi cyangwa se nta mukobwa mukundana ngo mumarane kabiri. Ahangaha nkuzaniye impamvu zigera kuri enye cyangwa eshanu zishobora gutuma utereta umukobwa cyangwa ukundana n'umukobwa kandi mukarambana. Ngiye kukubwira ibintu bigera kuri bine abakobwa badakunda. Ibyo bintu iyo ubyirinze umukobwa uramugumana kandi by'igihe kirekire. Gusa mbere yuko nkubwira ibintu bigera kuri bine, ibuka ubanze urebe ahantu handitse subscribe, ukandeho ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe muri ibi biganiro tugiye kujya tubagezaho umunsi ku wundi, bishobora kuzajya biba bigaruka kuri relationship cyangwa imibanire y'abantu, yatuma abantu babana kandi bakamarana igihe kirekire. Ikintu cya mbere rero ugomba kwirinda mu gihe uri kugerageza kwa approaching umukobwa cyangwa uri gutereta umukobwa, buriya abakobwa ntago bakunda abahungu babagaragariza ko bari kubirukaho cyane, cyangwa abahungu nyine bari kwitsindagira kuri abo bakobwa. Wa muhungu we, nimba uri kujya gutereta umukobwa ukagenda just uri kumwitsindagiraho cyangwa umwirukira cyane umwereka ko ari we wenyine, ukamwereka amarangamutima yawe yose, ntugire ikintu na kimwe usigaza inyuma, menya ko uwo mukobwa azagusuzugura kandi akagusuzugura cyane. Uba ugomba nimba uri gutereta umukobwa agasa nk'ukwereka ko atagushaka kandi nyine wowe ubona ko wowe wamushakaga, ukamwapproaching ubwa mbere ukabona ko nyine ntashaka kuvugisha, ukamwapproaching bwa kabiri ukamwereka amarangamutima y'ahantu aherereye n'icyo ushaka, we akakwereka ko ibyo bintu atabyitayeho. Ikintu wa muhungu we uba ugomba gukora, uba ugomba guhita wigendera gake. Nimba warusiga muvugisha rimwe nka gatanu mu cyumweru, ugahita ubigabanya ukabigira nka rimwe cyangwa kabiri, uwo mukobwa ahita abona ko ibintu biri serious, ahita avuga ati nyamara wa muhungu yari afite gahunda, atavuga ati ibintu ndabona bikomeye. Uwo mukobwa atangira gutekereza kenshi, akavuga ati se wa muhungu wajyaga mvugisha byagenze bite ko atakimvugisha, ese ko yakundaga kumpamagara no kubera atakimamagara. Umukobwa akaza gutekereza akavuga ati nyamara bishobora kuba byaratewe nanjye wamwiriyeho, bikaza kurangira umukobwa yongeye kubitekerezaho kenshi, agatangira gukoresha utundi tuyeri, either gutumaho abantu ngo ko wamwanze, cyangwa se nawe ubwe akakwandikishirizwa utumesaje akubwira ati ko utakimamagara twapfuye iki. Ibyo ni ibimenyetso byerekana ko umukobwa aba atangiye kugarukira iyo wari waramwaprochinze, agazana akakwanga nyine, akakwereka ko ibyo uri gukora atabyitayeho. Rero ikintu cya mbere uba ugomba kwirinda kwitsindagira ku mukobwa cyangwa kumwereka ko ari we mahitamo yonyine. Ikindi kintu cya kabiri rero uba ugomba kwirinda mu gihe uri kwa approachinga umukobwa, ugomba kwirinda ku kintu cya kabiri, ugomba kwirinda kwereka uwo mukobwa ko uri umunyantege nke imbere ye. Ugomba kwirinda kumwereka ko uri umunyantege nke imbere ye, ndetse ko uramutse unamubuze byakugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi ngibi bizagufasha iki rero? Igihe icyo ari cyo cyose weretse umukobwa ko utari umunyantege nke imbere ye, ibyo ari byose ahora avuga ati kubera iki uyu muhungu, kubera iki? Ariko iyo umweretse ko uri umunyantege nke, aragusuzugura, aravuga ati okay, njyewe ibintu ibyo ari byose nakora n'ubundi uriya muhungu ndabizi arankunda, ntabwo kunyanga yabishobora, naramuzengereje, ni njye njyenyine akunda, ibintu byo kunyanga ntabwo yabishobora. Ibi ngibi rero iyo wabyeretse umukobwa, niho ahera gusuzugura, yigira ibyo ashaka, akajya ashaka kugutendeka, agashaka nyine kukwereka ko ari we mahitamo yonyine ufite, nta kindi kintu ushobora kuba wakora. Irinde rero kwereka umukobwa ko ari we wenyine, ahubwo ugerageze umwereke ko hashobora kuba hari n'abandi bakobwa, naramuka yagize nabi abakobwa nabo ushobora kuba wababona. Icyo gihe iyo ubigenjeje uko nguko, umukobwa abasha kuvuga ngo uyu muhungu nindamuka nitwaye nabi
hano hanze hari abakobwa benshi ashobora guhita nsimbuza kandi akansimbuza byoroshye. Ibyo rero bituma umukobwa yitwara neza kandi akitwararika, bigatuma umugumana ntabashe kwitwara uko abonye. Ibi bintu nkubwiye uko ari bibiri, nubasha kubikora neza kandi ukabikora mu buryo bwawe nk'umuntu w'umuhungu, ukabikora kigabo, ndizera nashidikanya ko uwo mukobwa atazigera agusuzugura habe namba, ahubwo azajya kureka kubona nk'umuntu uri seriye cyangwa ufite gahunda. Kandi ibi bintu byose ukabikora mu buryo bwiza, witonze, nta gihungabanya cyangwa ngo wice. Gusa muri ibi bintu mvuze, ntago mvuze ko utagomba kwerekana amarangamutima yawe, urayerekana ariko ugakoresha n'ubwo buryo nkubwiye, kugira ngo ubashe kugumana umukobwa cyangwa umukobwa abashe kubona ko uri umuhungu nyine uri serious, utari wa muhungu uzanywa n'ibintu nyine bitari ku murongo. Ibyo bintu mvuga ari bibiri, nubasha kubikora neza uzabasha kugumana umukobwa kandi by'igihe kirekire. Reka nkubwire ngo wowe utakanze subscribe, ibuka banze uyikore, hanyuma dusubire mu zindi video z'ubutambagezaho ibindi bintu byiza kandi by'ubwenge. Ciao ciao.